Reka tubasuhuze mu izina rya Yesu Uwiteka abaheri. Dushimye Imana cyane kubera uyu mwanya twongeye kubona wo gufatanya namwe muri aya materaniro y'aya masaha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko itubwira ngo urubanza n'irangira ry'imbabazi. Urubanza n'irangira ry'imbabazi nibyo tugiye kwigira hamwe muri uyu mwanya. Muri iki cyigisho turavuga ku tuntu twinshi, ku ngingo z'ingenzi nyinshi, ariko ntabwo twazirangiza zose. Ariko izo twahisemo kuvugaho muri uyu mwanya ni uko urubanza rwahanuwe, ikindi ni imiterere y'urubanza, imbabazi z'Imana muri urwo rubanza, icya gatatu, icya kane ni irangira ry'imbabazi, icya gatanu ni uko bizamera mu isi imbabazi zarangiye, haba ku babi no ku beza. Turagerageza kuba kuri izi ngingo mu mwanya utari muremure cyane, kandi turagerageza kutwigwa n'ijambo ry'Imana muri iki cyigisho kitubwira ngo urubanza n'irangira ry'imbabazi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko urubanza ruzabaho ku iherezo ry'ibihe nk'uko bigaragara mu gitabo cy'Imana. Ijambo ry'Imana ryarabitugaragarije. Reka tugerageze gusoma aya magambo atandukanye ariko yo muri Bibiliya atubwira ibya kino gihe. Mu gitabo cya Petero igice cyaho cya 4 urwa mbere umurongo wa 7 hatubwira aya magambo agira ati, Petero ya mbere igice cyaho cya 4 umurongo wa 7 haratubwira ibyerekeranye n'iri jambo tugiye kwiga, ritubwira ngo urubanza n'irangira ry'imbabazi. Icyo tugiye guheraho ni uko urubanza rwahanuwe. Hari amagambo atubwira ibyerekeranye n'urubanza. Haravuga hati, iherezo rya byose riri bugufi, ni uko mugira ubwenge mwirinde ibishindisha, umuntu uko mugira umwete wo gusenga. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko hazabaho urubanza mu byerekeranye n'uyu murimo w'Imana, kuko byanditswe ngo urubanza ruzabanziriza mu inzu y'Imana. Ayo magambo ni ubuhanuzi bwavuzwe na Petero ariko buvugwa n'abandi benshi, nko mu gitabo cy'umubwiriza igice cyaho cya 12 naho turahasoma aya magambo. Umubwiriza igice cyaho cya 12 atubwira ko urubanza ruzabaho nk'uko byahanuwe mu ijambo ry'Imana. Urubanza rwarahanuwe. Kadusoma imirongo twihuta. Igice cyaho cya 12 umurongo wa 13 umubwiriza handitse ijambo rivuga ngo, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Imana izazana, ni mu nzagihe, umurimo wose mu rubanza, kandi izabizana byose, kuko Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Ibyo byongera kugaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 17. Umugaragu w'Imana nawe yavuze by'ubuhanuzi bwari butegerejwe kandi turi mu gihe cyabwo twebwe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo waho 17 umurongo waho 29, nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'umukozi n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Tugiye hepfo cyane umurongo wa 31, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamije abantu bose ubwo yamuzuye. Kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. No mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 10, Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 10, ijambo ry'Imana ryakomeje kutumenyesha ko ubuhanuzi bwavuze yuko hazabaho urubanza. Handitse amagambo agira ati, kuko twese dukwiye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ijambo ry'Imana ritugaragarije yuko abahanuzi n'intumwa batumenyesheje ko hazabaho urubanza.
ndetse n'abakurambere bakoreye Imana mu bihe bya kera. Dusomye ibya bakeya ariko byavuzwe henshi mu ijambo ry'Imana, kandi ubuhanuzi bugomba kwibazwaho kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo hazabaho urubanza, kandi uru rubanza ruzacibwa Imana iruce n'ibiri mu mutima bishyira habona. Ijambo ry'Imana ryavuze rero ko hazabaho urubanza. Niyo mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 14 umurongo waho wa 6, cya 14 umurongo wa 6, ubutumwa bwa marayika wa mbere butangaza ko icyo gihe cyari kigeze. 14 umurongo wa 6 haranditse ngo, nuko mbona marayika wundi aguruka arenganyije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gukira abantu urubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kubiga ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana, Yohana wavuze yuko igihe cy'urubanza gisohoye cyangwa isaha y'urubanza irasohoye. Birumvikana ko mu batubanjirije bagaragazaga yuko urubanza hari igihe ruzabaho, rwabaga rutari rwaba. Nubwo mu isi habaga izindi manza zisanzwe, ariko ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ryatugaragarije ko hagombaga kuzabaho urubanza, kandi urwo rubanza rwagombaga ko urubanza ruzaba mu isi, ariko rukaba mu gihe cy'iherezo. Mu gihe cy'iherezo niho urubanza rwagombaga kuba. Reka turebere isomo naryo tutifuza gusiga. Igitabo cya Petero nk'uko nababwiye mu kanya, igice cya 4 umurongo wa 17 haranditse ngo, kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana, ariko niba rubanziriza muri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera riti. Igihe kigiye gusohora, amagambo twifuza ko twumvikana ni uko ijambo ry'Imana ryerekana yuko urubanza rwarahanuwe mu gitabo cy'Umubwiriza, mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, no mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Urubanza rwarahanuwe ko ruzabaho, ariko ijambo ry'Imana ritwerekana none mu gitabo cy'Ibyahishuwe na Petero ko icyo gihe kizasohora. Ndetse Yohana baravuze ngo igihe kirasohoye, noneho cyo gukira abantu urubanza kirasohoye. Mbese Yohana yahamije amagambo ashingiye kuki? Kubiga ubuhanuzi bwo mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 14 niwo murongo nyirizina ukomeye muri Bibiliya werekana igihe cy'itariki y'urubanza. Handitse ngo, bizageza iminsi 2300 ko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Aya magambo yagaragazaga yuko iyo myaka yavuzwe na Daniyeli ni imyaka ibarwa ihera muri 157 imbere ya Kristo, ikarangira mu 1844. Ihera muri 157 imbere ya Kristo, ikarangira mu 1844. Aya magambo aragaragaza yuko ijambo ry'Imana ryari yaravuze imibare y'imyaka igihe izabigeze, kugira ngo abantu b'Imana bagere muri cya gihe cy'urubanza cyahanuwe. Muri kino gitabo cyitwa Maranatha, ku rupapuro rwaho rwa 248 ndetse na 49, hari amagambo atubwira ngo, Umukiza amaze kuzamuka mu ijuru, yatangiye umurimo w'ubutambyi wacu mukuru. Pawulo aravuga ati, uko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoke, hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Uwo murimo w'ubutambyi Yesu yakomeje kuwukorera mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru mu gihe cy'imyaka 118. Amaraso ya Kristo yasabiraga abanyabyaha bihana, yabahesheje imbabazi no kwemerwa n'Imana. Nyamara ibyaha byabo byakomeje kwandika mu bitabo byo mu ijuru. Nk'uko mu muhango wo mu buturo bwera bwo ku isi habagaho umurimo wo guhongerera ku iherezo ry'umwaka, niko nanone mbere y'uko umurimo wa Kristo wo gucungura abantu urangira, hariho umurimo w'ihongerero kugira ngo ukure ibyaha mu buturo bwera. Uyu niwo murimo watangiye nyuma y'iminsi 2300 yarangira. Icyo gihe nk'uko byari byaravuzwe n'umuhanuzi Daniyeli, umutambyi wacu mukuru yinjiye ahera cyane kugira ngo akore umugabane uheruka w'umurimo we ukomeye, ari wo kweza ubuturo bwera. Kuza kwa Kristo nk'umutambyi wacu mukuru aje ahera cyane agiye kweza ubuturo bwera byavuzwe na Daniyeli. Kuza k'umwana w'umuntu aje umujumwe asanga umukuru nyiri bihe byose, uvuga muri Daniyeli 7:13,
ndetse no kwinjira k'umukiza mu rusengero rwe nk'uko byavuzwe na Maraki. Kweza ubuturo bwera rero kurimo igikorwa cy'isuzuma ari wo murimo w'urubanza akagenzuzi. Kuko kera mu Isirayeli hari umuhango wo gukora mu buturo bwera ku ihema ry'ibonaniro, gutamba ibitambo buri munsi, amasengesho y'abanyabyaha akajyanwa mu buturo bwera kubera amaraso y'intama n'ay'ihene, bakayafata bakayaminjagira mu buturo bwera, bigasobanura ngo ibyaha by'abanyabyaha byagiye mu buturo. Ariko umwaka washira umutambyi akinjira ahera cyane kweza ubuturo bwera. Kweza ubuturo kwari gukura ibyaha mu buturo bwera imbere y'isanduku y'Imana mu mateko 10 acurubanza. Noneho byakurwamo umutambyi yasohoka, hakaba hariho isuzuma rikomeye cyane. Ababaga barasabye Imana imbabazi barihannye by'ukuri baragaragaraga, ndetse n'ababaga batarihannye barihannye bya nyirarureshwa baragaragaraga. Uwo munsi witwaga umunsi w'impongano, umunsi w'urubanza, umunsi wo kweza ubuturo bwera. Uwo murimo rero washushanyaga umurimo Yesu yakoze kuva muri 34 agiye mu ijuru, yawukoze imyaka 1810. Uwo murimo yakoze mu ijuru wari usa neza na wa wundi bakoraga mu buturo bwera umwaka wose wo kwakira amaraso y'intama n'ay'ihene azanywe n'abanyabyaha bihana, agashyirwa mu buturo. Ariko umutambyi ntamenye kuvangura abatambye ihene cyangwa intama cyangwa inka, bihannye neza n'ibihannye bitari neza. Ariko yaba amaraso y'abihannye neza n'abihannye nabi yose yanduzaga ubuturo bwera. Noneho umutambyi igihe yabaga agiye kweza ubuturo, yinjiranaga amaraso y'ihongerero ajanye akaje imbere y'intebe y'imbabazi mu buturo bwera mu cyumba cyahera cyane, aho yinjiraga rimwe mu mwaka. Ibyo tubisanga mu bitabo cy'Abalewi 18 ndetse n'Abalewi 26 murongo wa 23 murongo wa 26, 18 igice cy'Abalewi cyose, ndetse n'Abalewi 23 murongo wa 26. Noneho umutambyi yabaga yinjiye hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho yaje rimwe mu mwaka, kuko andi mezi 12 yose yamaraga asabira abanyabyaha amaraso yajyana mu buturo, ariko ntajya ahera cyane. Noneho iyo yaje ahera cyane, urubanza rwabaga rugiye gucibwa n'Imana gusa. Yarasohokaga, Imana ikerekana bemewe basenze by'ukuri n'abasenze batihannye by'ukuri, bakamenyekana uwo munsi. Icyari giteye ubwoba nuko wabaga afashwe n'urubanza yacibwaga mu isereri by'iteka ryose, nta kundi kwezi ko kwihana kwari guhari. Uwo munsi warirangira ry'imbabazi ushushanye rero uwo munsi umurimo Yesu yakoze amaze gupfira ku musaraba, amenya amaraso ye, ageranya za ntama, yagiye mu ijuru, yarazusajya mu ijuru. Amaze kujya mu ijuru, akora umurimo wo gusabira abanyabyaha no kwakira amashengesho yabo ibinyejana 18, ariyo myaka 1810. Ihera muri 34 ikarangira mu 1844. Noneho igihe byari bigeze kuri uriya mwaka, nibwo iriya myaka 2300 yari ishize, muri Daniel 8:14. Noneho buriya Yesu yaragiye kweza ubuturo, kwaranditse ngo nyuma y'iyo myaka ubuturo bwira buzabona kwezwa. Yesu rero ayo magambo y'amarenga asobanuye ngo Yesu yaragiye gukora umugabane w'agakiza, ariko uheruka ari wo ufite amazina abiri, wo guhongerera ndetse n'urubanza akagenzuzi. Ubwo Yesu yaragiye mu buturo bwera, ariko agiye mu kindi kiba cyitwa hera cyane, kugira ngo ahongerera abihannye neza kandi asuzume abatarihannye neza. Ubwo rero Yesu yaginjiye ahera cyane kugira ngo akore umugabane w'uheruka w'uyu murimo wo kuducungura, umurimo wo kuduhongera, umurimo w'urubanza watangiye mu 1884. Niho umurimo wo guca urubanza watangiye. Ariko nubwo yagiye umurimo wo guca urubanza, yawukomejanije no guhongerera se bande babandi bihannye neza, ibyaha byabo ntago byahanaguwe, byakomeje kwandikwa. Nuko amashengesho barayasuzuma, kwihana kwa barabisuzuma. Amaze kubisuzuma, noneho iyo abonye byemewe, afata amaraso ye agahongerera bya byaha byabo, akabihanagura, akabitangira impongano, agahanagura ibyaha imbere y'amazina yabo, maze imbere y'amazina yabo akahandika imirimo ye myiza n'ibikorwa bye byiza, ariyo bisobanuye kutwambika umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo, cyangwa se kudutwikiriza uwo mwambaro, akabyitwitirira
atari uko twabikoze, ari uko twizeye tugashobora kubyitirira mu kwizera maze nawe akabiduhera ubuntu. Rero uwo murimo niwe Yesu yatangiye muri kiriya gihe. Reka dusome andi magambo ari hakurya avuga ngo uko niko kuza kuvugwa kwavuzwe mu bahanuzi ko kuzaba kwihereza y'imyaka 30. Ntabwo ari ukuza kwe bwa kabiri, ahubwo ari ukuza imbere y'Imana gutangira umurimo w'urubanza. Yaba Imana yadufashaga tukabona akamaro ko kunywera ku isoko ibeshaho yuzuye amazi y'ubugingo. Rero bana b'Imana, aya magambo aratwereka yuko urubanza rwarahanuwe kandi rwaratangiye. Urubanza rwaratangiye. Reka turebe nanone icya kabiri, urubanza rwahanuwe kuko twabahaye amasomo ya Bibiliya agaragaza ko ruzabaho, n'imyaka rwari kuberaho yaravuzwe muri Daniel 8:14. Noneho niyo mpamvu Yohana yavuze ijambo rivuga ngo nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gukira abantu rubanza gisohoye. Urubanza se ruzacibwa rute? Urubanza ruzakorwa rute? Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Daniel uburyo urubanza ruzacibwa. Igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 9 handitse ngo komeza kwitegereza kugeza aho hazi umukuru bashyizeho intebe z'ubwami, haza umukuru n'ibihe byose aricara, imyambaro yeraga nka sheregi kandi umusatsi we wasaga n'ubwa bw'intama bwera, intebe y'ubwami bwe yasaga n'imibi by'umuriro kandi inziga zazo zasaga n'umuriro ugurumana, imbere ye hatembaga umuriro udumbagiza baramukoreraga kandi inzovu inzovu bari bamuhagaze imbere, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko Daniel yeretswe mu yerekwa abona mu ijuru intebe y'Imana irabonetse ya Yesu nayiraje, abamarayika baraza, abona hari umuriro imbere y'izo ntebe z'imanza, hari umugezi utemba w'umuriro atari umugezi w'amazi yo kunywa, uduhumbagiza baraza binjira mu biro, akazi karatangira ku rubanza. Nuko Yohana abona mu rubanza, Daniel aravuga ati nuko imanza zirashingwa, bitabira bumburwa. Bisobanuye yuko mu rubanza rwo mu ijuru haza urubanza ruzarushingiye mu bitabo, kuko no mu bucamanza bw'umwisi bashingira ku mategeko yo mu bitabo, niko no mu ijuru habazashingira urubanza mu bitabo. Uru rubanza ruzaba rushingiye mu bitabo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye hatubwira ipica ikomeye itwereka uburyo urubanza ruzaba rumeze muri icyo gihe cyangwa se uko rumeze ubu. Reka twemeranye yuko rwatangiye twebwe, ntabwo ari ukekeranya, ahubwo rwaratangiye. Urubanza rwaratangiye kubera rwatangiye muri uriya mwaka. Noneho igikomeye cyane ni ukumenya uko umuntu wese yarwitwaramo. Reka dusome aya magambo yo mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyiciro cya 28. Handitse amagambo agira ati, igice cya 28 niho dusoma, handitse amagambo atubwira ibyerekeranye n'urubanza. Handitse amagambo agira ati, uko niko ku musozi w'ubuhanuzi yeretswe umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, ubwo imico n'imibereho by'abantu byanyuzwaga imbere y'Imana y'umucamanza w'isi yose, kandi umuntu wese agahabwa ibimukwiye n'ibyo yakoze. Umukuru wabayeho ibihe byose burya ni Imana Data. Umunyezawe yaravuze ati, imisozi itaravuka tararamuka ku isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose kugeza ku iteka ryose, ni wowe Mana, niyo nkomoko y'ibyaremwe byose, kandi ikaba isoko y'amategeko yose agomba gukoreshwa muri uru rubanza. Kandi abamarayika bazira inenge ibihumbi n'ibihumbi nk'abakozi n'abahamya bari muri urwo rubanza. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aza umujyi umwe wamugeza imbere. Ijambo twarisomye, ukuza kwa Kristo kuvugwa aha ntabwo ari ukugaruka ku isi, asanga uwahoze uhereye ibihe byose mu ijuru kugira ngo ahabwe ubutware, icyubahiro n'ubwami, azegurirwe ku iherezo ry'umurimo we nk'umuhuza. Ahubwo ibyavuzwe muri aya magambo tujye hepfo cyane muri kino gice, muri kino gice cy'igitabo cy'intambara ikomeye cya 28. Ibitabo by'urwibutso byo mu ijuru byanditswe, ibitabo by'urwibutso byo mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu bibereyeho guhamya imyanzuro y'urubanza. Umuhanuzi Daniel aravuga ati, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Yohana uhishuriwe n'Imana nawe ubwo yavugaga ibyo yongeyeho ati,
kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye baca imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Yesu yabwiye abigishwa bati mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Pawulo nawe avuga ibyo abakozi b'indahemuka bakoranye nawe ati amazina yabanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo Daniel yitegerezaga igihe cy'umubabaro utegeze kubaho, yavuze ko abantu b'Imana bazarokorwa n'abazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi umuhishuzi Yohana avuga ko abazinjira mu murwa w'Imana ari amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Igitabo cy'urwibutso rero cyandikirwa imbere y'Imana, kikandikwamo ibikorwa byose byiza by'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Muri Maraki 3:16 amagambo yabo agaragaza kwizera n'ibikorwa byabo by'urukundo byandikwa mu ijuru. Nehemiya yerekeza kuri ibyo aravuga ati Mana yanjye uje unyibuka kubw'ibyo kandi ntuzahanagura izina ryanjye n'imirimo yanjye myiza mu gitabo cy'Imana cy'urwibutso. Umurimo wose wo gukiranuka wanditswemo ubu utazasibangana. Igishuko cyose umuntu yatsinze cyandika mu gitabo cy'urwibutso. Umuntu yanesheje ijambo ryose ryiza abantu bavuze ryandika mu gitabo cy'urwibutso. Kandi umurimo wose w'ubwitange, umubabaro wose n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo byose birandikwa. Umunyezaburi aravuga ati ubarakorongotana kwanjye ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, ntiyanditswe mu gitabo cyawe. Hari nanone ahandi handitswe ibyaha by'abantu, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari cya cyangwa ikibi, ijambo ry'impabusa ryose abantu bavuga bazarutwa ku munsi w'amateka. Umukiza nawe aravuga ati amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo niyo azagutsindisha. Ibigambirirwa mu rwihisho biboneka mu gitabo kitibeshya, kuko Imana izatangaza ibyari byarahishwe mu mwijima kandi ikagaragaza n'imigambi mu mutima. Dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera. Gukiranirwa kwanyu ubwanyu nuko abasogokuruza wanyu nzakubiturira rimwe. Icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana gusa kikandikwa, ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa mu buhanga butangaje kandi butagereranywa. Imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose yirengagijwe, icyaha cyose gikorewe mu rwihisho, imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa na marayika. Amategeko y'Imana niyo azaba urugero ngenderwaho rwo gusuzumiraho imico n'imibereho y'abantu mu rubanza. Umunyabwenge aravuga ati ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Aya magambo atweretse neza imiterere y'urubanza, uko urubanza ruzacibwa. Buryo iyo tumaze kuvuka, iyo tubayeho, amazina yacu arandikwa. Ntabwo tubanza kujyayo kwiyandikisha nk'umwirangamimerere, twandikwa na marayika udasobwa. Noneho ibikorwa byacu byose biranditswe, amagambo yacu, ibitekerezo byacu. Bino bitabo by'amoko atatu biri mu ijuru bifite amakuru yacu yose mu rubanza. Nibyo bareberamo kugeza ubu, nibyo batangiye kureberamo, nibyo bagenzuriramo, kuko ijambo ry'Imana rabitugaragarije. Ariko tubonye ibitabo bitatu. Hari igitabo cy'ubugingo cyandikwamo amazina y'abantu bose biyeguriye umurimo w'Imana. Hari igitabo cy'urwibutso cyandikwamo ibyiza byose bikozwe n'abantu b'Imana, ibigeragezo bihanganiye, ibishuko batsinze, umubabaro bihanganiye, n'ibyiza bakoze n'ibyiza bagambiriye. Igitabo cy'ibyaha nabyo cyandikwamo amazina y'abantu bose, ndetse handikwamo ibi ngibi, handikwamo ibyaha bikozwe, amagambo mabi, amagambo y'imigaryo, amagambo y'amashyengo, amagambo y'ubugome, amagambo y'amanego, handikwamo ibitekerezo bibi, hakandikwamo imigambi mibi, hakandikwamo ibyifuzo bibi, hakandikwamo n'ijambo ryose ribi cyangwa igitekerezo kibi, byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Imana marayika udasobwa ngo bikoranye ubuhanga bukomeye, handikwa ibiri mu mutima ngo bikandikwa k'ibyashyizwe ahagaragara. Niyo mpamvu mu rubanza ngo abantu bahawe umwanya bakaburana, hari ibyo bahakana ko batakoze, ariko ijuru rizabibashinja ku mugaragaro, kuko ibyaha byose
byatekerejwe n'ibyakozwe byandikwa mu bitabo byo mu ijuru, kandi marayika ubyandika abyandika adasobwa, ngo imbere y'amazina yacu mu ijuru ngo tugaragarira Imana mu gitabo cy'Abaheburayo 4:13. Reka dusomere ijambo tuvuye kuri iyi ngingo ya kabiri, Abaheburayo 4 murongo wa 10 Abaheburayo 4 murongo wa 13, ngira ngo reka turebe uyu murongo. Abaheburayo turi ku miterere y'urubanza rugenzurwa bashingiye ku byanditswe mu bitabo, kandi tugasuzumurwa hashingiye ku mategeko y'Imana. Ibyacu byose biri mu bitabo, niba utari ubizi niko biri, ariko bigenzurwa hagendewe ku mategeko y'Imana, ariko imiterere yacu y'urubanza ruzacibwa basuzumye mu bitabo. Ibyo watekereje byiza cyangwa bibi, ibyo wakoze byiza cyangwa bibi, ibyo wavuze byiza cyangwa bibi, byose bizanyuza imbere y'Imana gusuzumwa. Haranditse ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikiriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Imiterere y'urubanza ni uko mbere y'Imana iyo bageze ku izina ryawe byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa. Ntabwo ujyanwayo rero, ntuhamagarwa ngo witabe, bikorwa uri hano ku isi, bikagenzurwa utariyo, maze urubanza rugacibwa kandi rugacibwa rugenzuwe neza. Amagambo yantangaje ni amagambo avuga yuko iyo urubanza rugeze, iyo igihe cy'urubanza kigeze, mu gusuzuma bikomeye cyane, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo isuzuma rijya rikorwa umuntu umwe, ngo bigasa naho nta wundi muntu ku isi uriho gusuzumwa. Isuzuma rijya rikorerwa umuntu umwe, ku buryo bisa naho nta wundi muntu uhari wo gukorerwa isuzuma. Ibyo biragaragaza yuko uyu murimo uzaba ukomeye kandi witondewe. Niyo mpamvu ari byiza kubimenya mbere yuko uru rubanza rurangira. Noneho imiterere y'urubanza ni uko rucibwa hashingiwe ku byanditswe mu bitabo. Ibitabo bifite amakuru yawe n'ayanjye byose, kandi amashusho, amafoto, igenzura ry'ijuru rigenzura ibiri mu mutima nk'aho biri hanze ku mugaragaro. Mwana w'Imana, nawe uzi ko Imana ireba mu mutima. Niyo mpamvu urubanza ruzagenzura ibi umuntu yatekereje, ibi umuntu yakoze, ibi umuntu yagambiye ataboneye umwanya, hongera hagenzurwe inshingano zirengagijwe, umubura atitayeho, uburangare yagize ijambo ry'Imana ryigishwa, uko bigishe nawe ntiwumve ntutega amatwi, kagucika wari uhari ntubihe agaciro, byose bizaza mu rubanza. Nasomye amagambo ari mu gitabo cy'Itegeko ryo minsi y'imperuka, ngo abantu bajye banga gutegera amatwi ijambo ry'Imana, abantu banga gutegera amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo batazabazwa byinshi imbere y'Imana mu rubanza. Abo babihunze ntibabyumve ngo batazabazwa byinshi, ngo bazabibazwa nk'ababyumvise bakabyanga. Imana izafata igitekerezo cyo kubyirengagiza, igucira urubanza nk'aho wabyumvise ukabyanga. Ibyo ndamenyesha abantu benshi kandi bakora no kubivuga, ngo gukunda kwiga ijambo ry'Imana, kuritegera amatwi menshi no kwishyiraho urubanza. Ariko ndakumenyesha yuko umuntu wese wirengagije kumva ijambo ry'Imana, atinya ngo ritamucira urubanza, ritamushyiraho ibintu bikomeye, azacigwa urubanza nk'uwabitegeye amatwi maze akabyanga ubwende. Mbega ikintu gikomeye cyo gutinywa cyane. Reka turebe irindi jambo kuri 250. Kino gitabo cyitwa Maranatha, urubanza kagenzuzi no guhanagurwa kw'ibyaha byatangiye mu gihe cyagenwe cyera ry'iminsi 300. Abantu bose bigeze kwitirwa izina rya Kristo bagirwaho n'iryo genzura rikomeye. Abazima n'abapfuye bose bagomba gucigwa imanza zanditswe muri ibyo bitabo zikwira ibyo bakoze. Umucamanza aravuga ati bose bazatsindirwa no kwizera kwabo, kandi bazacigwa urubanza hakurikijwe ibyo bakoze. Ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Imbere y'umuntu wese ushaka gutsinda ingeso mbi zirwanira kumutegeka, hari urugamba rukomeye. Umurimo wo kwitegura n'umuntu wese ku giti cye. Ntabwo dukizwa mu matsinda, ntabwo ubutungane no kwitanga by'umuntu umwe bishobora gukemura amakene bw'iyo mico y'undi muntu. Nubwo amahanga yose agomba guca mu rubanza imbere y'Imana, ariko Imana izagenzurana ubwitonzi urubanza rw'umuntu wese nk'aho ari we wenyine ari ku isi.
umuntu wese azagenzurwa ngo arebwe niba afite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Muri iki gihe urubanza ruri gucibwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, hashize imyaka myinshi uyu murimo ukorwa. Vuba bidatinze nta muntu uzi icyo gihe, vuba bidatinze nta muntu uzi icyo igihe cyari cyo urwo rubanza rugira mu buzima. Nta muntu uzi igihe icyo ari cyo urubanza rugira mu buzima bwe. Imibereho yacu igomba kunyuzwa imbere y'Imana y'igitinyiro muri iki gihe kurenza ibindi bihe byose. Ni ngombwa ko buri wese yumva umuburo w'umukiza uvuga ngo mu maso musenge mutajya mu maso musenge ko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Umurimo w'urubanza hagenzuzi ni uwo guhanaguraho ibyaha. Umurimo w'urubanza hagenzuzi ni uwo guhanaguraho ibyaha. Ugomba kurangira mbere kwa kabiri k'umwami Yesu, kubera ko abapfuye bazacibwa imanza bishingiye ku byanditswe mu bitabo. Ntabwo bishoboka ko ibyaha by'abantu bishobora guhanagurwa hatarabaho urubanza rugenzurirwamo ibyabo. Ubwo urubanza rugenzura ruzaba rurangiye, kitazaza azanye ingororano ngo agorore umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Bose bagomba gucirwa urubanza hakurikijwe ibyanditswe mu bitabo. Bazahabwa ingororano hakurikijwe imirimo bakoze. Urubanza ntabwo ari igihe cyo gupfa k'umuntu mu muhango, ntabwo ari igihe cyo gupfa k'umuntu. Ibindi turabyinangijeho gatoya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu rubanza hasuzumwa ibikorwa, hasuzumwa imico, hasuzumwa imigambi, hasuzumwa ingeso. Ibyo byose birasuzumwa kandi byitonze, ngo bigasa naho iyo bageze ku muntu bisa naho nta wundi muntu uri ku isi, kandi nta muntu ufite amahirwe yo kumenya igihe urubanza ruba rugeze ku buzima bwe ariwe bagezeho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwitegure ko mutazi umunsi cyangwa igihe. Umunsi cyangwa igihe yaravuze harimo n'umunsi w'urubanza. Niwo munsi abantu bose batazi byihariye, kuko yagiye bigaragaza kenshi kimwe no kuza kwe. Ariko iri somo rikoreshwa n'igihe cyo guciga urubanza kwawe ugezweho utabizi. Reka tujye ku ntambwe ya gatatu. Noneho muri uru rubanza dufite amahirwe menshi cyane, rurimo imbabazi nyinshi z'Imana ku bantu bihana ibyaha byabo kandi bakizera, bakicuza, bakabazwa n'ibyaha nk'uko twabyize tubyiga mu ijambo ry'Imana mu bihe byose. Ariko mu rubanza iyo umuntu asanze Imana, agasanga Yesu Kristo mu kwizera, akamusanga ahera cyane, yicishije bugufi, umutima umenetse, ntahisha Imana, agashyira Imana uburyarya bwe, intege nkeze, guhemuka kwe, gutsindwa kwe, amahane ye, kuvuga nabi kwe, gutukana kwe, kubeshya kwe, irari rye, kwifuza ko umutima kubi, iyo ubishyiriye Yesu, tubishyire abakuru b'idini ko byinshi ntabwo babizi, tujye mu ntebe ya penetensiya, ukagenda ugapfukama ahantu yiherereye utari kumwe n'abandi bantu, aho rwose uzi ko nta muntu uri bukumve, ukavuga uti Yesu ndaje ahera cyane aho uri, nkuzaniye umutima wanjye umenetse, ngibi ibyaha byanjye nta handi nabishyira, nikorewe gusa, mbabarira kandi ubinkize. Iyo umuntu asanganye Imana umutima umenetse, agasanga Yesu ahera cyane, mu cyumba cya Yesu akorera umurimo we wa nyuma, mu buturo bwera bw'ijuru ahatarebeshwa amaso, harebeshwa kwizera, muri icyo cyumba Yesu akoreramo umurimo uheruka, ndakumenyesha yuko ijambo ry'Imana ryatugaragarije yuko hariho imbabazi nyinshi. Reka mbabwire, imbabazi zirahera cyane aho Yesu ari, zagaragariye ku musaraba. Ubwo yari ari ku musaraba abambanywe n'igisambo cyibye abantu, cyatoboye amazu, cyatemye abantu nijoro, cyatemye inka z'abandi, cyakoze amahano, kugeza ubwo afashwe basanga atarihishwa, basanga atajya muri gereza, basanga atahanwa ngo agire imyaka afungwa, basanga ubwambuzi bwe n'ubusambo bwe akwiye kumanikwa. Ariko yari yarumvise ubutumwa bwa Yesu, nyuma ntiyabikomeramo, asubira muri bya byaha. Ariko ahura na Yesu ku musaraba, aravuga ati ndapfuye pe. Maze igihe igisambo kimwe cyamushinyaguriraga, maze wawonda kugwa ku mutima, umutima uramurega,
yicuza ibihe byatambutse. Burya ntabwo Yesu yahaye agaciro ijambo kiriya gisambo cyavuze ryonyine, icyo yahaye agaciro n'umutima cyabivuganye. Burya cyamenetse umutima kiricuza, amahirwe arancitse koko pe. Mufata umwanya yabanje gutekereza, arababara, abazwa n'uburyo amahirwe yamucitse yo kubana na Yesu. None bahuriye ku musaraba ari kuzira ubusa, aravuga ati masohora ijambo ririmo kwihana ritavuze amagambo menshi. Ariko Yesu arabikizwa, aravuga ati rata databuja, njyewe nziza ibyaha byanjye, wowe nta byaha wakoze, uzanyibuke muri paradizo, uzanyibuke muri paradizo y'Imana. Maze Yesu aravuga ati uhereye none turi kumwe mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri igisambo ku musaraba cyarihannye, cyarakoze byinshi. Imbabazi za Yesu nyinshi ziramubabarira. Muri uyu mwanya muto kuri uyu ngingo gatatu, reka tuvuge ku mugabane w'imbabazi z'Imana zihari muri iki gihe. Zino imbabazi nizikama azaba ari igihombo gikomeye, kubera ni nyinshi mu buryo bukomeye. Bavandimwe, reka dusome iby'izo mbabazi. Ndabanza mu gitabo cy'Abefeso cya 2:4. Ndeka nsoma aya masomo nyakurikiranya, munyemerere muyategera amatwi, murebe izi mbabazi ziriho muri kino gihe, muri uru rubanza rw'Imana, urubanza rwa Kristo wabaye umucamanza bihawe na Data wa twese, rurimo imbabazi nyinshi. Nizirangira zaba ari igihombo gikomeye cyawe nanjye, zitakurangirije umurimo, kuko izi mbabazi zirakomeye. Umurongo wa 4, Abefeso 2. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Ijambo nshaka ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi. Mu by'Imana itunze, ahiri hose ikitunze ni imbabazi. Kandi uretse no gusoma amasomo ya Bibiliya, n'ubuzima bwacu burabihamye. Se ntureba kuba nabi ugahemuka, ntusenge, ukarya icya 10 kibimana amaturo, ukambura abandi, ariko imbabazi z'Imana zikemera ngo abana bawe babeho, umugore wawe babeho, umuryango wawe ubeho, kemera bikera, zikabyara, ntizipfushe, abana bakanywa amata, bakabona ibyo kurya. Izo mbabazi ntimubona ko ari nyinshi, ko zijya zirangiza ibyaha byacu? Ikimana itunze cyambere ni imbabazi, ariko zizarangira. Yes, Zaburi 103 umurongo wa 11, kadusoma aya magambo, haranditse ngo reka duhere ku murongo waho wa 10. Ntiyatugiriye uhanye n'ibyaha byacu, ntiyatwitiye uhanye no gukiranirwa kwacu, kuko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Kuko aho izuba rirasira hitaruye hari rengera, uko niko yajyandikira ibicumuro byacu. Kuko se abana bagirira ibambe, ni kubiteka zigirira abamwubaha. Kuko azi imiremere yacu, yibuka yuko turi umukungugu. Murongo wa 17. Ariko imbabazi z'Uwiteka agirira abamwubaha zahera kera kose, zageze iteka ryose. Imbabazi z'Imana ni nyinshi. Ibipimo byatanzwe ntibishoboka ngo imbabazi z'Imana uburyo zigirira abanyabyaha bacumuye zingana no kuva hizuba rirasira aho rirengera. Icyo cyagati kiri aho ngaho niko izo mbabazi zingana. Niyo mpamvu uyu munsi uteze amatwi, ubwo hakiriho igihe cy'urubanza, ni byiza kuza imbere y'Imana wihana, wicuza, usaba imbabazi, wizera, kugira nawe ugire umugabane kuri izi mbabazi nyinshi Yesu ari gutangaza, kugira ngo nawe uzigirirwe. Yesu arahera cyane, ari guhamagara umunyabyaha wese ufite ibyaha byinshi, babona ari umurundi, ngwino wihane kubabarire, ngwino wicishe bugufi kugirira imbabazi. Mu gitabo cya Mika naho hatubwira izi mbabazi z'Imana uburyo ari nyinshi, kandi zirarikira umunyabyaha wese uteze amatwi kuza ngo azigirirwe. Kuko reka nkumenyeshe yuko habayeho gusuzuma ibyawe, gusuzuma ibyanjye, nta mbabazi zihari. Nta n'umwe ku isi watsinda urubanza rw'Imana. Habayeho gusuzuma ibyawe n'ibyanjye hagendewe ku mategeko. Nta muntu n'umwe ku isi watsindira mu maso y'Imana. Ibi byanditswe mu gitabo cya Zaburi 142 umurongo wa 2, havuga yuko nta muntu w'umwe wabaho uzatsindira mu maso y'Imana. Kugira ngo dutsinde rero, bisaba kujya imbere y'Imana twihana, twemera ibyaha byacu, maze tugatsindishirizwa n'imbabazi z'Imana nyinshi zitagira akagero. Irarikira umuntu wese kuza kuzihabwa, ikiguzi ari ukwizera no kwihana ibyaha. Reka dusomere isomo tuve kuri iyi ntambwe, Imana idufashe tube tuyumvise. Mika, icyo cyaho cya Mika niho nshaka gusoma. Igitabo cya Mika, igitabo cya Mika niho nshaka gusoma. Yego, igice cya 7 umurongo wa 18 n'uwa 19.
niyihe mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikiyagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihorana uburakari bwayiteka kuko yishimira kugira imbabazi, izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo birahari, maze numara kwihana ibifate ibishyire munsi y'ibirenge ibinyukanyuke, kandi izarohera imuhengeri y'inyanja ibyaha byabo byose. Uzarokorera Yakobo iby'ukuri, na Aburahamu uzamugirira neza ibyo warahiye basokuruza uhere mu bihe bya kera. Imbabazi z'Imana ziyazakira ibyaha byacu ntibituryoze, ikabiribata ikabinyukagura, ibisigaye ikabifata ikabijugunya mu nyanja ngo bitazongera kuboneka. Nyamara izo mbabazi zizarangira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira yuko izi mbabazi zagira iherezo. Niyo mpamvu mu gitabo icya kane tugezeho irangira ry'izi mbabazi. Irangira ry'imbabazi reka turisoma mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya mbere, umurongo tumenyereye ariko ukomeye cyane uvuga ngo umurongo waho igice cya mbere umurongo waho wa 23, nimuhinduke n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye, narabahamagaye muranira, nabaramburuka kuko ntihagire ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyakwanye ntimubyitaho, nuko nanjye rero nzabakena ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyakibagezeho, igihe muzatungwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburyo bizabageraho, nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi bahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinye guhana kwanjye kose, nicyo gituma bazarya biva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo mibi. Mbega amagambo ababaje. Imana izahinduka, Yesu aziyambura umwambaro w'ubutambyi, yambara umwambaro wo guhora, umwambaro w'ubucamanza, umwambaro wo guhana, maze avuga ati ni kera mbahamagara mukanenera, narambuye amaboko ntihabyitaho, noneho rero ngiye kubakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyakibagezeho. Noneho mu gitabo cy'Imigani 5 umurongo wa 11, amaherezo ukazaboroga, umuriro maze kugushiraho ukavuga uti ayiwe ko nanze kwigishwa, umuti wanjye ukaguhanwa, sinimve amajwi banyigishaga kandi sintigire amatwi bampuguraga. Ayiwe amaherezo ukazaboroga, umuriro maze kugushira ukavuga uti ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukaguhanwa, sinumviye amajwi banyigishaga kandi sinategeye amatwi abampuguraga. Mu gatabo kitwa Akira Inararibonye hatubwira amagambo akomeye y'amarenga avuga ikigereranyo cy'amagambo azavugwa nyuma yo irangira ry'imbabazi, abantu bibonye mu kaga, imbabazi nizirangira. Ingingo ya 5 buriyo tugeraho uko bizamera mu isi imbabazi zirangiye. Yesu navuga ngo birarangiye, uwera nagumye yera, uwandura agumye yandure, ngo nta kizaba kitarakozwe umunyabyaha akizwe. Ari ubutumwa bwiza, ari imbabazi nyinshi, ariko izo mbabazi nyinshi zuzuye isi n'ijuru zizakama ku banyabyaha batihannye, maze zirangire zigira iherezo. Ku isi se bizamera bite? Icya mbere ku babi, byashwe 16 byashwe 16, ku babi bizamera bite? Ku babi uko bizamera nuko bazahura n'ibyago 7. Icyago cya mbere ni ibisebe, icya kabiri ni amazi azahinduka amaraso, inzuzi, imigezi n'amasoko, icya kane ubwo ni 3 birangiye, icya kane hazakurikiraho izuba rizotsa abanyabyaha, icya 5 n'umwijima w'icuraburindi, icya 6 ni ugusubiranamo, icya 7 hazabaho urubura rukomeye rutigeze rubaho. Muri ibyo byago bikomeye nibwo abantu bazaba bamenye yuko icyabaye hari ikibazo gikomeye. Ndavuga amagambo makeya nihuta uko bizamera imbabazi zirangiye. Mu gitabo cy'Imana hatubwira yuko kugira ngo tugire umutekano suko abantu ari beza, ahubwo imiyaga irafashwe. Imbabazi nizirangira, umwuka w'Imana azavanwa uruhenu ku bantu bari ku isi batigeze biha. Noneho ibyifuzo bibi bye kugera rutangira, abicanyi, abasambanyi, abajura bose birekure. Noneho ku isi azaba ari akavuyo gateye ubwoba cyane, kuko izaba igizwe n'abantu ku isi bambuwe ubuntu bw'Imana, babaye nk'ibihanda. Nanone kandi bazaba ari kubazwa na bya byago 7, bafite umujinya kandi barwaye. Ku bantu b'Imana rero
abanyabyaha bazemeza yuko ayo makuba bayatewe n'abantu b'Imana badafite bya byago, maze bagirira umujinya mwinshi cyane. Abantu b'Imana bazaba mu gihe cy'irangira ry'imbabazi nabo bamerewe nabi, bari kubona umujinya, ubugome, bavuge bati nito tatahoga turapfa dushire. Ariko muri icyo gihe cy'irangira ry'imbabazi, ijambo ry'Imana ritubwira yuko itazemera ko abanyabyaha bica abakiranutsi, izabahagararaho mu mbaga, mu bitangaza, mu buryo bwose. Reka nsoma aya magambo rero avuga uburyo abantu bazaba bamaze gucirwaho iteka, amagambo y'ibigereranyo avuga uburyo abantu bazaba bari gutakamba ariko ntacyo bikimaze. Kwihana ibitagiye ntacyo bizamara. 16 akiri naribonye, umwe yaravuze ati bana banje ntako atagira, ejo ubwo ikirere cyari gituje, jye na bagenzi banjye twahuye na Mufasha adutsa ku cyumvirizo, nuko twiyumvira amajwi y'umuniho n'umuborogo w'abaturage b'Igihenomu. Rero muri byinshi numvise nazirikanye cyane ijwi ry'umwana watakaga agira ati iyo nkongera nkabaho we, ngahabwa andi mahirwe ya kabiri. Mbega ukuntu nakunda mama wambyaye akabura ntikaboneke, uwantwise amezi 9, uwampetse ntiyite ku munuko, uwo nunguka ntagire ishyari, uwavuye amaraso ndi kuvuka, uwarunduye azize agahinda namuteje kuko kutamwitaho no kutamukunda. Genda mama narakubabaje, ariko uwakubwira inkekwe ndikota. Ayo magambo agereranya amagambo y'umubabaro abana bato bazavuga imbabazi zirangiye, bari kongera kwibuka ubuhemu bagire ababyeyi babona kutita ku by'Imana. Noneho muhumuriza bene mama, ibyo numviye hafi y'umwobo wa Gihenomu byanshegeshe, ariko nshimiye Imana ko byumvise ntariyo. Muri byinshi numvisemo hari umugabo waboroze arasarara avuga ngo ayingo ndazazanya abana ba mama, ndabanyaga nkabangaza, nkababaza bakambura bandeba, maze mu kimwe cyo kubabera ubufasha, ubusabane n'ubufatanye mbabera umutwaro, ndabagomera ndetse bamwe ndabica, naguringa abantu ndagukirwa. None dore ngabanye umurage mu ntumbi z'abacumuye ku Uwiteka, kuko inyo zabo zitazapfa n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. Ntabwo navuga byinshi, muzakomeza mu isomere. Icyo turiho ni uko bizamera mu gihe cy'irangira ry'imbabazi. Bana b'Imana kandi bakundwa muteze amatwi, ijambo ry'Imana ritubwira yuko umurimo Yesu akorera hera cyane uri hafi kurangira. Ijambo nangirijeho ni ijambo rivuga ngo mu gitabo cy'Ibyaduka, ijambo rigira riti Yesu nahagarika kwingingira umuntu, imyanzuro yose zaba yafashwe ubudasubirwaho. Igihe cy'imbabazi kizarangira, kuvuganirwa na Kristo mu ijuru bizarangira. Icyo gihe kizaba gitunguye bose, kandi abirengagije kwejesha imitima yabo kumvira ukuri bazasangwa basinziriye. Igihe cy'imbabazi kizarangira, bizaba bitunguranye mu buryo butari bwitezwe, igihe tuzaba tutabyiteze cyane, ariko ihereye ubu ngubu dushobora kwandikwaho ibyiza mu ijuru no kumenya Uwiteka akatwemera. Kizatungurana biteye ubwoba, tutabyiteze, tutari kubitekereza. Yesu ngo birarangiye, ariko ubu ngubu uyu mwanya tuvuga dushobora kwandikwaho ibyiza bitewe no kwihana, maze tukamenya ko Uwiteka twemeye. Reka dusanga umukiza wacu kirahera cyane kuri ba butunzi bw'imbabazi afite mu rubanza ducira. Twemere twirege, atugirire imbabazi, aduhongerere. Uwiteka twemere, urubanza nirurangira, imbabazi zishize, tuzabe twaragabanye umurage w'abana b'Imana, tuzabona ubugingo buhoraho, twe kuzamubaza ataka bihebye, tuzaboneke mu baneshi mu izina rya Yesu. Amen.